Shuti mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa cano, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe muri uyu mwanya tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza icyigisho twatangiye kivuga umuriro w'umucuzi. Reka nkwibutse yuko uwo muri kumwe ari KAYISHEMA. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, turagushimira uburyo wakomeje kubana natwe mu bihe byatambutse. N'uyu munsi wa none ni wowe ukiduhetse, tukaba duhumeka ari we tubikesha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kubumbura ijambo ryawe, mwa Imana aba ari wowe dusobanurira kandi ritwubake kugeza ubwo uzerekanwa tukagusanganira tudakozwe n'isoni, mu izina rya Yesu, amen. Umuriro w'umucuzi, umugabane wa kabiri. Niba warabashije gukurikira icyigisho twarebeye hamwe ubushize, twabonye amagambo aboneka mu gitabo cya Maraki gice cya 3 ahatubwira iby'umuriro w'umucuzi. Ayo magambo reka twongere tuyibutseho gato cyane kugira ngo twinjire neza mu kigwa cyacu. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyirize inzira. Twabonye yuko uvugwa hano ugomba kuza nk'integuza ari Yohana umubatiza, wagombaga kuza ategura inzira ya Yesu Kristo nk'integuza ye. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, ni Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Uyu nguyu uvugwa hano ni Kristo ugomba kuza. Ariko se mu gihe Yohana umubatiza yagombaga kuza ateguriza Kristo uzaza, Yesu twabonye ko yari gukora iki? Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenshura nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Ubutumwa bwiza Kristo yazanye ni ubutumwa bw'amahoro, ni ubutumwa bwiza koko, ariko kandi ni ubutumwa bubasha gutuma umuntu ahagarara mu mwanya ukwiriye, kandi bugomba kwamagana ikibi, kwamagana icyaha, guhana ndetse no gutesha. Uyu munsi wa none twabonye ko abigisha, abavugiramana usanga rimwe na rimwe bafite ubutumwa aho kwamagana ikibi ahubwo bukagishyigikira, aho kugira ngo bufashe abantu kuva mu ngeso zidakwiriye, ahubwo bugasa naho bakurira kugira ngo bagomere Imana. Mbese ibi ngibi bitwereka iki? Dukwiriye kuba maso cyane, tukitegura, tukamenya ko niba Kristo byaragaragaje yuko igihe azaza akacenshura cyangwa se akazana ubutumwa butyaye bugomba kugaragaza umurongo muzima wo kugenderwamo, ntabwo murongo wigeze utanishwa. Bibiliya ntabwo yigeze ihinduka, ubutumwa bwiza ntibwigeze buhinduka, umucyo w'ijambo ry'Imana ntabwo wigeze uhinduka. Hari igikorwa kigeze kuba igihe kimwe ubwo urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwarashenywe mu gihe Nebukadinezari yagabaga igitero i Buyuda. Urusengero rw'i Yerusalemu rwarashenywe. Muri uko kurusenya, abantu basa naho babuze ibyiringiro, bibaza uburyo bazongera kugira ingoro yo gusengeramo Uwiteka. Ubwo rusengero rwari rwarubatswe mu gihe cya Salomo, ubwo rwatahwaga, rwari rwaratashywe. Muzi ko Salomo yari umuhungu wa Dawidi. Rutahwa cyangwa se igihe cyo kweza iyo ngoro, cyo gutaha iyo ngoro y'Uwiteka yari yarubatswe, Uwiteka ubwe niwe waje ataha ingoro ye ku mugaragaro. Ubwiza bw'Uwiteka bwuzura urusengero, abantu bose babireba. Ariko mu gihe cya Nebukadinezari ubwo yari yarashenye urusengero, abantu bagataha mu gihe cya ba Nehemiya na ba Zerubabeli na ba Ezira. Icyo gihe batashye bagiye gusana urusengero rw'Uwiteka, nta kimenyetso bigeze babona cy'uko Uwiteka yemeye iyo ngoro yari yubatswe cyacya isimbura ingoro ya mbere yari yarashenywe. Noneho abantu bakuze b'abasaza bari bariho, bari barabashije kurama, bazi iby'ubwiza bw'urusengero rwa kera. Mu gihe abandi biteraga hejuru bishima, barimo bavuga bati twongeye kubona aho gusengera uhoraho, abasaza ba kera bararize, bararira bati iyaba mwari muzi ubwiza bw'urusengero rwa kera ntabwo mwamwitereye hejuru. Kubera ko ibimenyetso bari barabonye bigaragaza ko Uwiteka yishimiye ingoro ye, ntabyo uwo munsi babonye. Maze haza kuboneka ubutumwa bw'ihumure bwatanzwe na Hagayi, bubwira abantu iki? Bubabwira yuko bagomba kwitegura, ahubwo
nk'uko Maraki nawe yazanye ubutumwa abwira abantu ko bagomba kwitegura Mesiya, bagomba kugira imyiteguro ihagije kugira ngo azasange biteguye, azasange bari mu ruhande rwe. Hagayi we yazanye ubutumwa buboneka mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Hagayi cy'umuhanuzi muto. Hagayi abarirwa mu bahanuzi batoya, igice cya kabiri. Reka turebe umurongo wa 3. Mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere, kuri ubu rusarute? Uko mu ruruzi si nk'ubusa. Byasaga naho abantu babona ko hari ikibura. Ariko se ubutumwa yarazanye bwari ubutumwa bumeze gute? Reka dukomeze tugere hasi twumve amagambo ari ku murongo wa 6. Nuko Uwiteka Nyir'ingabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, niko Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Ifeza ni izanjye n'izahabu nazo ni izanjye, niko Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyir'ingabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, nuko Uwiteka Nyir'ingabo avuga. None se niba ubwiza bw'urusengero rwa mbere abantu bari baramubonye bakabona Uwiteka ataha urusengero ku mugaragaro, ni kuki noneho bari kubwirwa ngo nubwo rwamaze kuzura mukaba mururimo, yewe n'isanduku y'amategeko yari yaragiye guhishwa na yari kirimo, hari harimo isa n'igishushanyo cyayo, umwenda ukingiriza hera bari barawushyizeho, ariko mu by'ukuri ibikorwa bikorerwamo byasaga naho bitari 100% nk'ibyahoze mu rusengero rwa mbere. None se ni kuki bari kubwirwa ngo ubwiza bw'uru rusengero buzaza hanyuma kandi buzaba buruta ubwa mbere? Bwari kuza bute? Yohana yaje nk'intumwa itegurira Kristo wagombaga kuza ku isi, kandi koko mu gihe cye Yohana yatanze ubutumwa tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Ababasha gukurikira ibyigisho twatambukije mbere twasomanye ko izi nzige zivugwa hano bwari ubwoko bw'imbuto bwari bwaritiriwe inzige bweraga mu butayu. Yohana rero nibyo byari ibyo kurya bye, kandi noneho akaba yaratungwaga n'ubuki. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose yo mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha byabo bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuru. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Urumva hano Yohana aje noneho avuga ibyo gucenshura. Arimo arabivuga kuko Maraki avuga ngo azacenshura. Gucenshura ni igikorwa gikorwa n'abantu bagosora. Afata intara cyangwa se inkoko akagerageza kugosora, muri uko kugosora noneho agacenshura mu gikorwa cya nyuma, mu buryo bwo kugira ngo inkumbi ziveho, noneho agira uburyo atandukanya amasaka cyangwa se uburo n'ibindi, inkumbi zijya ukwazo, amasaka mazima asigara ukwayo. Hano rero Yesu Kristo ubutumwa bwe Yohana aragaragaza ko buzaba ari ubutumwa bucenshura, ubutumwa butyaye, aho yabugeranije Maraki we n'umuriro w'umucuzi. Avuga ati, nk'uko icyuma gicurwa noneho inkamba zikavaho, niko ubutumwa Kristo azaba afite buzaba bumeze. Mbese ni bande bazabasha guhagarara, bazabasha kwitegura kwakira ubwo butumwa? Igihe kimwe Kristo yagaragaje uwo murimo yaje gukora, ndetse n'ubutumwa yarafitiye abantu ubwo yavugaga amagambo tubona mu ijambo ry'Imana agaragara mu butumwa bwiza bwanditswe na Ariko igice cya 4 umurongo wa 18.
ubutumwa yazanye yabwiye abantu bwarabayobeye, ndetse bisa naho abari biteguye kubwakira bagaragaza indi sura. Ariko byaba byiza duhere ku murongo wa 16. Ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo mwumve, uyu munsi hari ku munsi w'isabato kandi yari mu rusengero rwa rundi babwiwe ngo ubwiza bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere. Umurongo wa 18 aravuga ati umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'abafite ubumuga bwo kutabona, aribo bitwaga hambere impumyi, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nibyo umuhanuzi avuga ati ninde uzabasha guhagarara imbere ye, ninde uzabasha kwakira ubutumwa azabazanye. 21 nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke, bati mbese aho yusiwe mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti muvuzi wivure, ibyo twumvise byose ko wakoze i Kaperinaumu bikorera ino mudugudu wanyu. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo. 25 ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'Iserefati mu gihugu cy'Isidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku mpanga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazaho, ariko abacamwe aragenda. Maraki we abibona yaravuze ati ko azanye ubutumwa bumeze nk'umuriro w'umucuzi, ubutumwa buza bwerekana igikwiriye. Avuga ati jyeweho mfite ubutumwa nzanye, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, kandi yanyohereje kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Hariho abantu banezezwa no konka abakene, murekeje ijambo riremereye, banezezwa nuko umukene akomeza agapyinagara akarushaho kujya hasi kuruta ko yava mu bukene arimo ngo agire iterambere, azamuke, ahindurirwa amateka. Bakumva ko bamutunga mu ngoro y'Imana mu rusengero ameze atya ari umutindi, yaratindahaye. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Yesu ati jyeweho naje kugira ngo mbwire abakene ubutumwa bwiza. Abantu bafite ubukene bwaba mu buryo bw'umubiri bugaragara ndetse no mu buryo bw'umwuka, mu mitima yabo irakennye, bakeneye Imana ariko babuze bamenyesha Imana mu buryo bw'ukuri. Yesu ati genzanye ubutumwa bunyuranye n'ubwo mumenyere guha abantu. Mumenyere guha abantu bidafasha ingingo zabo, bidafasha imitima yabo, bidafasha imibiri yabo, ariko nzanye ikinyuranyo. Yanumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Hari abantu bumva ko umuntu ibyo bamuhaye bigomba kumubera nk'ingoyi imuboha kugeza igihe umuntu atabasha kwinyagambura ngo bivemo. Mbese Yesu ni mpamvu ki abantu bamurakariye? Kubera ko yarazanye ikinyuranyo ibihabanye n'ibyo bamenyere guha abantu, kandi no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana bagiremo imbabazi. Imana ishaka kumenyesha abantu bose ko imbabazi zayo zirahari kandi zitangwa ku buntu. Yesu ntabwo akeneye ko abantu bamenya ko imbabazi bazazibona babanje kunyura mu muntu runaka, ahubwo imbabazi z'Imana zirahari. Umuntu wese abasha kwigira ku Mana kandi afite kwizera, kuko Kristo ubwo yavuze ati ntacyo mubasha gukora mutafite. Muntu w'Imana, mbese we ntabwo ubabazwa urakazwa nuko umucyo ukuri kugiye habona kugira ngo abantu bamenye uko bakwiye kwitwara. Ntabwo iki gihe ari igihe kitworoheye. Isi ya none irasa naho igenda yadukana ibintu bituma abantu barushaho kujya kure y'Imana kuruta kuyegera. Satani agatesha agaciro ijambo ry'Imana, agatesha agaciro ubutumwa bwiza, ndetse n'abasenga mu misengere yabo ugasanga ni formalite, ni ukurangiza umuhango kugira ngo bigaragare ko nagiyeyo, bigaragare ko nabonetse, hatazagira uvuga ngo sinsenga, ariko guhinduka k'umutima nta birimo.
Ibi rero nibyo Yesu yaje kugira ngo agaragaze ko ubutumwa bugomba kumera nk'icyuma. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye, ni nk'inyundo, igomba gukubita rwose, ikamena icyaha ikakijanjagura, inkamba zikavaho, umuntu agasigara ari icyaremwe gishya muri Kristo Yesu kandi atunganye. Mbese wizeye ute? Mbese ugendera mu ijambo ry'Imana gute? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka gice cya 21 umurongo wa 24. Reka twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Bamwe bazicwa n'inkota. Iyo abantu bamaze kwakira ubutumwa bwiza, abantu bamaze kwakira ijambo ry'Imana, ntabwo rimwe na rimwe bashobora kunezererwa n'umuntu wese. Na Yesu byamubayeho, baramurwanyije ndetse bageza n'igihe bavuga bati reka tumutembagaze mu manga. Bumvaga uwo munsi atawurenza, ariko ngo abaca mu myanya y'intoki aragenda. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo bamwe bazicwa n'inkota, uyu Yesu wabivuze. Abandi bajyanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasibangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ubu nabwo ni ubuhanuzi bwimbitse. Ese wari uzi yuko Yesu yagaragaje yuko bizageza igihe na Yerusalemu ubwaho duhora twumva hari intambara zidashira, ngo hazasiribangwa n'abanyamahanga. Abantu batakebwe ku mutima, abantu batakira ijambo ry'Imana, bazasa naho ugira ngo barahigaruriye, ariko ngo bizakomeza bibe ikimenyetso nanone ku bantu ko ibyo bigomba gukomeza kubaho kugeza igihe agakiza ubwo kahindukiraga abanyamahanga. Abayuda banze agakiza ku mugaragaro. Pawulo akavuga ati ubwo mwanze agakiza ku mugaragaro, mwanze kwakira ubutumwa bwa Kristo wabambwe, duhindukira abanyamahanga. Uriya ni urushinge rw'isaha ya gihanuzi rugaragaza ko turagenda tugana ku bihe by'iherezo ry'abanyamahanga, ubwo Abayuda, Abisirayeli bagomba kuzageza igihe bakamenya ko Mesiya wa wundi banzi ari we Mesiya nyakuri, muntu w'Imana. Ijambo ry'Imana ridutungira urutoki ku ngingo yose, uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Muri ibi byigisho tuzakomeza kureba mbese ijambo ry'Imana kuki riza rimeze nk'umuriro w'umucuzi, riza nk'inyundo. Na Yesu ubwe igihe yavugaga gasa n'ugize aho atoneka byarabaga ikibazo. Mbese witeguye kwakira ubutumwa bwiza? Mbese witeguye kubwakira no kubugenderamo, cyangwa nawe uri mu bantu bahaguruka bakarwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana ryatanzwe kugira ngo ribe urumuri rumurikira amahanga? Yesu ni umuyobozi, Yesu ni umwami, ari bugufi kugaruka. Imana ikugire neza, nanjye ngire neza, kugira ngo twitegure kugendera muri iri jambo no kuryakira ubwo azerekanwa, ari jye nawe tuzamusanganire. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.